Ndabasuje nanone njye muvuga Ernest Nyarukomanyina. Ubu nari maze igihe ndakora kabisa, nari maze igihe numva ntameze neza, gusa uyu munsi noneho bazaniye ibintu byinshi bihari. Murabona iyi ni Tonix murabizi, urabikuza nk'ibisanzwe. Abatabizi musore channel ya Prof 250 murabibona. Hano urabikuza buri munsi bitewe na ifoto babisizemo. Uyu munsi rero nabazaniye indi neza bikora kimwe, ikora kimwe akantu kandi kabisa. Bayita Tonify, nayo ni app nayo imayininga amatoni kurya nyine. Ukajyamo ukamayininga, wangiza ukabikuza tena. Ni fotokopi kabisa. Nayo ntibacika abantu binjoyinze Tonix, nayo ntibacike kabisa. Mu bisanzwe link yo kwinjira murabizi aho muyisanga muri comment, niho mba nayibashyiriye. Mukinjira kabisa. Hari n'andi mayadrop menshi kabisa mba mfitemo hano. Umuntu wese ushaka amayadrop yandi nk'ibisanzwe, jya muri comment wandika ati dutemo. Nanjye amayadrop ndahita nyakora vuba ndebe uburyo nyabaha. Ni Tonify turimo, irafungutse neza ni fotokopi ya Tonix. Nayo idore niho ikitangira. Itangira kuri 2 GHz, muri kubibona. Amamishon namwe muri kuhabona, ayo nakoze aya minimum withdraw kanze nyibereka nayo n'amamishon ndi kwereka amatask. Minimum withdraw kanyibereke. Minimum withdraw nk'ibisanzwe 35. Batugende tube nk'abasohotseho gato. Kugira ni Tonify mwayibonye uburyo ikora kabisa, ikora neza cyane nka Tonix. Aho bitandukanye ni ku mazina gusa iyi irakora OG. Nanaberaho kubiskuzaho abantu bawe neza nko za update za Monolix. Habayeho akabazo account yanjye ndayibura, maze kuyibura njye ufungura indi nsanga ikutana n'igihe bari bayizeho cyo kuba twamaze kwishyura ya gas fee. Tambura urujya kabisa, muyanganire. Ababashije kuyikora barebe kuri Prof 250 wari wakomeje. Mukomeze mwinjoye kabisa ndetse courage. Ubu rero iyi ni Tonify, ni gutya ikora. Link yo kwinjira murayisanga muri comment, niho mba nayibasigiye. Muhite mwinjira nawe mutangire mining. Ababizobereyemo mwanatangiye ahubwo kabaye. Abo bantu bakenera amayadrop menshi mba nyafite, ahubwo ikiba kibura aba ari ukuvuga ati izime. Wowe wandike muri comment ati drop cyangwa dutemo. Nani amayadrop yose nahita nyabaha, dore ngaha yose mubona niyo yose niyo kabisa. Ahubwo ikibura nimwe mbwiye ko muyikeneye gusa, isigaye mu bitenzi batamo zose. Mbibutsa ko abamayininze Dox ubu turi kubikuza. Ikimbaje nuko nyine ntabwo umuntu mushya biri kwemera ko yinjiramo, gusa icyo musabwa nta kindi ni ukujya muhabera kugiye gusa. Dox abamayininze reka nze mbereke, babashe kuyimayininga mu mitima mube mucungiye hafi, mbereke abona byabaye. Bari kutubwira deposit to exchange. Igisigaye ni uko ufite OKX wallet yawe, cyangwa se ufite Bybit wallet is verified, cyangwa ukaba waba utayifite, uraza gukoresha uburyo bwa Telegram wallet. Kubera ko umwanya usigaye ni muto uyu munsi ro hanyuma kuba twamaze depositing, urumva rero nahita mbona umwanya wo kuhakora indi video. Ahubwo reka mbereke ahantu muri zo gukora update y'Dox. Hari umuntu wanjye wikozeho Prof 250, umuntu wanjye
muziho utuntu twinshi tuba tumufasha kabisa. Reka nze mbereke channel ye muraza kuyisura abereka update. Murebe update za dogs ujye muri connecting muka dore ngiyi Prof 250 kuri YouTube. Amubonye dore hano hafiteho video nyinshi, dogs nayo ikozeho. Dore dogs muragenda murebe uburyo muri connectinga umbaro kiro no video mba yakoze dogs bitebirukanyira kureba kuri Prof 250 urebeho uburyo wa connectinga izo wallet zawe na dogs kugira ubikuze. Umunsi wo kubikuza ni ku itariki 20 mubyibuke, amafaranga nagucike ntuhombe. Tuzakora video turi guserebora yaducitseho kabisa. Dore ngiyi video igaragaza uburyo ubikora. Okay, ngiyi channel yo mwayibonye muze kurebaho naho musaba update za Monolith uburyo byagenze, abakomeje bakishyura uburyo muri bukomeze mugakurikirana update zayo. Twisubirire ku cyicaro. Urabona iyi ni dogs, sinago mpita nka video irambuye nona ndaza kuba ndepositinga mu kanya, ndacyafite umunsi wose nayo mbanje kubaburira gusa kugira no munsi wa nyuma ntubacike kuko bamaze kudepositinga ama wallet yanyu ya exchange ho hano. Reka rero nsubire inyuma berekana ibindi bigiye bitandukanye. Urabona hano ayo yose ni ama airdrop kandi nibagiye kandi urabona iriya dogs iraduhaye pe, ejo turabikuza murabibonye, n'abatabibona tuzabeka twabikuje. Hari indi noneho photocopy imeze kimwe bita cards, iyi nayo ni gucika nayo ndayiguha muri comment, urasangamo registration link muri comment y'iyi video, urayisangamo kabisa. Tewigiramo ifatirane mining byinshi. Abantu benshi basuzuguye dogs bavuga ati nta kimaze, yibaze ko abantu benshi batanarengeje 10,000 ba mining. Icyo kibabaje kabisa. Gusa iyi cards yo mwifatirane mukuru ko mushoboye muri mining muhitayo nayo minsi iri imbere iragira gutya ibahe nkuko dogs iduhaye. Urabona ni photocopy imeze kimwe, bikora kimwe. Ngiye inama ifatira ukayimayininga na link yayo nayo ndayiguha ndaguha kabisa uyimayininge ku buryo nawe mu minsi iri imbere nayo ishobora kujyaho kigahita iduha nkuko nayo babwira kwa munani airdrop menshi ari kurekura kabisa. Mugire mukore kabisa. Dusoza rero no video ntabwo nakagiye kukubwira gukora subscribe kuri Uncle Maina channel kugira ujye uhora update ku bintu byose, ndetse nibagirwe gusiga like video nimba wayikunze kabisa, mbere kinkumariye akandi kantu nasiga nakubwiye hano muri Telegram yawe. Nusoza muri Telegram ukanda hano kuri search, makanda kuri search andikemo ngo Uncle Maina, sibyo? Uncle Maina Telegram channel ya Telegram uzajya usangaho izindi update nyinshi bikwegera hafi, biri hafi igica kuko nayo babwiye ibintu byose bakwiye Telegram. Nakoze channel ya Telegram kugira ngo ibintu byose naho bijye bibaberaho hafi ako kanya, nta mpamvu yo kujya uhita kubikora kure cyane. Naho wenda nzambiyashyira aho handi no kuri WhatsApp no kuri YouTube hose mbiyashyire, gusa noneho ni Telegram channel izayifasha abantu bari hafi yawe guhita babikora ako kanya. Wowe cyushikamo gusa uhita ukora join numara kwisacinga utangiye enjoying ama airdrop nzambashyiramo kabisa. Nakoze kwitabira ino video, ndagushimiye cyane iyo wayirebye, wibutsa gukora subscribe
kuri Uncle Maina channel, gukora subscribe, ukore like kuri iyi video nimba wayikunze kabisa, ndetse ndanagushimiye cyane aho ukijurira ino video, murakoze cyane.